cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Maya yararimo aganira na Jen ndetse aba ngaba bombi bari kuganira ku mwoba bafite yemerere inkuru yacu tuyihereye kuri aba ngaba bombi uko ari babiri Maya aba ari kubwira Jen amubwira ati Jen njyewe rwose nakubeshye nubwo rimwe na rimwe mba numva nicuza ibintu byose nakoze ariko rero narigenda nkabona nari mfite ishingiro reka mbasi imbere ku cyo nakoze kuri Ali cyane nakundaga Ali kuri iyo point numvaga neza ubuzima atarimo ubwo buzima ntacyo buvuze nsharaga mfite ubwoba bwo kumubura nsharaga mfite ubwoba bw'abandi bakobwa tekereza wumva umutima wanjye urahabye tekereza wumva neza ndarangiye nimara kumenya ko yashatse undi mukobwa numvise isi nyikaragiyeho ariko nongera kugarura umutima bambwiye ko batasezeranye nuko yamuteye inda kirya gihe nari nemerewe kureka Ali nari mfite abandi basore benshi cyane bankundaga gusa Jen ntabwo abo bandi basore nabarebaga iyo abo basore bankundaga babaga bafite n'izo sene zabo nibo abantu banshashuriraga buri kimwe cyose ahantu hose ngiye ugasanga mfite umuntu uri bushashure akaba ari wuha izo sene akazitanga ariko ntabwo uzi buri ikintu cyabayeho ndetse ntabwo urukundo duteye ahari tureba ku by'ako kanya ntekereza ko iyo nza gushaka undi mugabo utari Ali nari gukora uburofa ahubwo nakoze Ali naramufuhiraga Ali naramukundaga numvaga ubuzima butarimo Ali ntacyo busobanuye nabaga nicaye nareba uburyo abantu bose baririmba umugabo wanjye nareba uburyo abantu bose bamusariye nareba uburyo abantu bose bamuhanze amaso umva ni njyewe urimo umva ni njye mukobwa w'igitangaza umva ni njye mukobwa ufite umugabo mwiza umva ni njye mukobwa wahiriwe kuri iyi si umva neza ndi igitangaza ndarenze ibyo byose sometimes ubwamamare ni bwiza ariko nanone ni bubi pe iyo ufite umugabo nangwa se ufite umugore uri famous ufite fame wumva uri proud ye aho ugiye hose bavuga ati uyu ni madamu runaka ukumva rwose urakomeye wariba tukumva uri kuribata umva uri gusyonyora umva hari niyo yaba ari amazi wayagendera hejuru kuba wumva urenze wumva uri igishongoro uri igikaka wumva uri umwamikazi ariko ubwamamare burashukana kuko kugira umukunzi w'icyamamare birashukana kubera ko abantu bose ubona ari we bahanze amaso bakubwira turabakunda muzagumye mukundane amakosa menshi cyane ndetse ntabwo dukora
wisanga wumva ngo noneho runaka nzemera ngwera amahano, nzemera ngire gutya, nzemera ngenze gutya, nzemera nkora ibi, ariko wenda ntabura umanuye umuntu. Kubeshya ubugome bwose nagiye ngira kugira ngo ntazigera mbura ari byonyine namubonaga ahagararanye n'undi muntu nangwa se ahagararanye n'ikindi gitsina gore, umutima urandiye. Nta mukobwa wajya guhagarara na ari nabura n'iminota irenze 5, 3 yabaga ihagije, abana bagezemo nk'abasanza. Yarabizi ko ngira amahane, yarabizi ko rwose umukobwa ushobora kutwitambika, ariko ubu nibwo ngenda mbona ko nakoze mistake, ngenda mbona ko nakoze amahano. Ibyo pe, femu y'umuntu ukunda rwose irakuryohera, ariko sometimes irashukana. Uza gutuza nkaba umugore mwiza, si nkomeze kumva mpangayitse ngo bazamutwara bigatuma mpemuka. Bigatuma hari abahasiga ubuzima ngo nuko ngo just gusa ngo nafushye ngo nabonye umugabo wanjye ngo yaba hari n'uwamuramutsaga. Byonyine kuramutsa ari cyabaga ari ikosa, byabaga ari icyaha ukoze. Urabyibuka? Ndabyibuka rwose, umukobwa wese wahagararaga na ari yarabyishyuraga. Abantu benshi cyane bagiye banabura ubuzima. Maya ati nibyo pe, nize guhemuka kubera urukundo nakundaga ari, niga kwica kubera uburyo nakundagamo ari. Urukundo namukundaga umenya hari byari ibisazi, erega n'ubu ndamukunda. Numva n'ubundi numva mufuhira, numva mfite ubwoba, numva ati Maya, erega sibyo unsubiramo, sibyo umbwira, kuko ibyinshi wabikoraga turi kumwe. Sibyo uri kumbwiriza, si uri kunyibutsa ngo umbwire ngo noneho ngo ibiki ngo byabaga bimeze gutya. Oya, ndabyibuka cyane nk'ibyabaye mu gitondo. Ibyabaga byose, abo twatumizagaho bakaza tugakubita, abazaga tukaba tucaringa. Maya, twakoze ubugome bwinshi kubera umugabo wawe, ariko abakobwa barabakubise we, barabakubise we. Ati nagombaga kubakubita, kuko iyo ntaza kubakubita aragira ubwoba ngo avuge ngo buri mukobwa wese azajya avugisha nzajya mukubita. Ari ntabwo twari kuba tukibana, nawe tuba twaratandukanye, abandi bakobwa bari kumutwara. Tunaterega Maya, reka tubwizanye ukuri, uretse ko wagize umugisha wenda wajya kubyara ukabyara umukobwa mwiza, ukagira umugisha ukibonera umuhungu umeze nka ari nyine wari warifatiye, abwiraga ibintu byose akabyumva. Aya turasanzwe, nta bwiza budasanzwe dufite, kandi nawe urabizi rwose ko twirengagije mukeba wawe yakurushaga ubwiza pe. Ahantu wowe nari namwahuriraga ati sha winyibutsa uramuvuna muheto, ko n'ubundi nubwo nzi ko yapfuye twamuzitse, mbarumva mfite ubwoba, mbarumva rwose azagaruka n'umuzimu w'ahari ugarutse ari yawukunda. Yakundaga Lina, yaremberaga akarenzaho akanyereka ko turi kumwe, ariko yaramukundaga.
rero ati nyine ntabwo wabiyoberwa ese ntabwo bireba mu maso ye sha byihorere hari umunsi nigeze kumutocaringa ndamutoteza yari atwite indaguru ariko nakubeshya ibintu ari yarankoreye icyo gihe ari yarabindukanye neza neza mbere nk'igisimba arankabukira abwira nabi ariko hashize akanya ahera ko yigarura ariko narabibonye nawe yarabibonye ko nabibonye sha ibyo ngibyo byihorere none se wagira ngo abigenza ate nyine yaramukundaga kandi nawe akabona ntiworoshye sha byihorere ntabwo nabanye na ari kubera ko yankundaga ari yemeye ko tubana kuko kubera ko yari yaransezeranyije nabo twari dufitanye isezerano ndetse n'igihango byose nibyo byasunikiye ari yirengagiza yuko ari namutwitiye akabana nanjye sinzi wenda niba yicuza kuba ari njye yahisemo ariko nkurikije n'ibyo yambwiye ibikorwa bye n'uburyo nyine yitwaraga ari yaza kuba agira amahitamo ntabwo yari guhitamo kubana nanjye ngasige Rina kuko ntacyo gukora yari afite rero ati nyine nishimiye ko nyine nawe ubizi ahubwo jya ushima Imana ko wenda mukeba wawe watigeze abaho uko iyo aza kubaho wari kuzahora ubabaye uhangayitse kuko sintekereza ko ari yari kuzamureka burundu byari gutinda bigatinda ariko akamugarukira aha ngayo nguko na Jenny we twari tuganiyeho rero tuganiye byinshi ese n'ugenda n'uwerekeye njye mu rugo tuzavugana ariko wumve ngo ntabwo ari wenyine ufite ubwoba yaba umutima wanjye wose ukarya nkumva ibintu byose isi yose yandangiriyeho ibintu byose byancanze ariko tugomba gukomera tugomba kubinyuramo kandi amabi yose twakoze akaguma ari ibanga rero ntakubeshye aramutse amenya ibikorwa byanjye gusa umwana nibyariye isi yanjye yabirangiye Jane ati sha byihorera si ngo wowe isi yawe yarangira nk'uko yanjye yarangira ibaza ariko njye niyiciye umugabo ibaza abana banjye nibaramuka bamenye ko ari njye wishe se bitewe n'uko hari ibanga ntashakaga ko rijya hanze wongereho ngo nyir'ubwite uwo mwana uzi neza ko se wapfuye ari wese akajya kumva ngo uwo yatekerezaga uwo yafataga nka se ntabwo ari we se noneho akumva ko uwo yafashe nka se wamureze akamwitaho yapfuye kubera ko yamenye uko kuri ari njye nawe ari inde muntu uzaba wanzwe kurenza ibindi byose ati ibyo reka tubiveho ntitugiye kubihariraho icyo nzi cyo nuko bitoroshye kandi ku mpande zombi yaba njye sinorohewe yaba wowe ntiworohewe nyine nta kundi
agenda yinjira mu modoka akagenda, arimo agenda yumva ijwi rimuhamagara amubwira ati Maya, Maya, yewe Maya we. Maya ati ariko igihe uba wahereye umpamagara ndi kumva rwose, ntukaneshe umutwe, ntukanjagaraje, umpamagara rimwe mba nkumva. Ijwi ati mba numva nshaka kumva unyitaba, numva nshaka kugutesha umutwe, numva nshaka kugukura mu mwanya urimo, numva nshaka kukubona nyine nawe ubabaye, numva nshaka kukubona nyine urira. Ujye unyitaba numve ko unyitabye ariko. Maya ati ese ubundi uragenzwa n'iki? Urambaza iki wampaye agahenge? niba urupfu wapfuye ubundi wagarutse ku isi muzima wawe ko wazokotse ngo ukore iki? Ati Maya, byose ni amakosa yawe, ariko ubundi wampoye iki? ese nari naragukoreye? ni iyihe mistake nakoze muri ubu buzima yatumye unyambura ubuzima ukanandukanya n'urukundo rw'ubuzima, ukanandukanya n'umusore nakundaga n'umutima wanjye wose, n'ibyanjye byose n'ibyiyumviro byanjye byose? Maya warampemukiye, wambujije ibyishimo, ubuzima bwanjye bwose nagombaga kugera kuri iyi si yanyu y'abazima. Niyo mpamvu nanjye uhereye umunsi wanyambuyeho ubuzima ntazigera nkorohera, uzigera utora agatotsi, agahenge nzaguha, nzatuma uryama gusinzire, nzaruhuka ari uko ngutamaje, ubugome bwawe bukajya ahagaragara. Uri ikibi, ntukwiye kuba mu bantu wuzuye ubugome gusa. Ariko mbwira, kuki wanyambuye ubuzima? Maya turumva ushaka kumenya impamvu? Ubundi ko mba numva unkanga, warapfuye, nturiho, ntacyo wankora, ntugiye kuzazuka ngo uve mu gituro ngo uze ngo wihorere. Ubundi ko wapfuye, wapfuye neza ukavaho ukareka kunesha umutwe. Maya ati ntabwo naruhuka mu mahoro utarishyura wowe ibyo wakoze, kandi n'imipangu yawe yose ndayizi. Ndabizi ko mu mutwe wawe harimo ko bizahendera, ugize gutyo ukicaye ituze, uba wumva kumubona hari ibintu byinshi cyane biguteramo, hari ihungabana bigutera. Iyo umubonye akwibutsa ubwiza bwa Rina, akwibutsa uburyo Rina yari akunzwe imbere y'umugabo wawe, ariko umugabo wawe akabiguhisha, akubwira yuko mwabaga mufatanyije, uhora ufite ubwoba bw'ibintu byinshi. Ariko Maya, mbere yo gufata icyemezo no gukora amabi yose, wari wabuze umuntu ugisha inama koko? Ntabwo nyegereye kumenya wampuye iki?
Maya ati Jaya, ikosa rya mbere wakoze ni uko wamenye Evan. Ikosa rya kabiri wakoze ni ugukunda Ituze. Ati none se ntabwo nari nemerewe kumukunda? Ati wari ubyemerewe pe, wemerewe gukunda igihumbi ku ijana, ariko wakoze mistake yo gukunda umuntu witwa Ituze Evan. Buriya mba numva rwose narahombye, numvaga nzamumaraho abantu bose akunda, numvaga nzamubabaza binyuze mu kwica abantu bose akunda bamugaragiye. Uzi ikintu cyambabaje se? Ibyo byose nigeze mbigeraho. Yaterega wabigezeho, wabanje kumwambura mama w'umubyara, utabigezeho ni hehe? Wamwambuye urukundo rwe rw'ubuzima ari we njyewe. Si n'ibyo gusa, habuze gato ngo umwambure se umubyara, ndetse na senga wiwe afata nka mama we. Gusa utageze ku cyo washakaga ni he? Ati ntabwo nari nakabigezeho. Yashakaga kumubona asigara nta muntu n'uyu n'umwe afite, asigara ari nawe uri ntawo kumutega amatwi afite, ntawo kumuba hafi afite, ntawo kumubwira waramutse, ntawo kumubwira wiriwe. Ntabwo ari cyo kintu nifuza kugeraho, ariko narafayirinze. Yaterega n'ubundi uzanga umufayiringe. Ariko iminsi yawe irabaze tu. Igihe ni iki ngiki Maya, amabi yawe yose ajya ahagaragara. Ese Maya, uzarebana ute n'umukobwa wawe Tania namara kumenya ko washakaga kumwicira se? Ese uzarebana ute n'umukobwa wawe Tania naramuka noneho amenye neza ko nyirasenge ameze kuriya, nangwa se yanyuze mu buribwe nka buriya kubera wowe? Uzarebana ute n'umugabo wawe wagukunze, wakwizeraga, bose azamenye ko washakaga kumwambura ubuzima? Cyaze ntabwo ugira wa mugore we. Maya ahera karakara bikomeye cyane. Rero ko ahera akavugana n'uburakari bwinshi cyane, avuga ati hayi banza ndanakwiyamye, ese ntushobora kuziba, ushobora kuma agahenge? Buri gihe uba wahereye ngenda nivugisha abantu bose bambona ubu nk'umuntu mbona batekereza ko mfite ikihe kibazo, mbonamo nk'umusazi. Bateraga n'ubundi warasaze, sinzigera nkorohera. Maya, utarahanirwa ibyo wakoze ngo ubyishyure 100%. Mbone neza mbonye ubutabera. Maya, isi yose itaramenya ko ari we wanyambuye ubuzima, isi yose itaramenya amabi yawe n'ubugome bwawe, sinzigera nguha agahenge. Nawe tuzaguruka, uzajya ugenda wumva ijwi ryanjye. Rega n'ubundi nk'ubu nicaye iruhande rwawe, ntabwo wambona ariko njye mba nkureba.
ushatse nagukoresha icyo ushaka muri iyi modoka yawe. Bwa mbere ngufitiye umujinya, numva umunsi umwe uzinjira muri iyi modoka nkayirokinga, ubundi narangiza nkayitwara nkagenda neza neza, nakunaga nk'ahantu mu manga, hari nawe ugapfa ukabona ukuntu gupfa bimera. Ariko nibuka wowe nta kintu waba uri guhomba. Ariko ndavuga nanjye uwazagutwara ibyo ukunda byose. Ndongera ndareba nta kintu n'iki na kimwe kuri iyi si ukunda. Mbona n'ubundi nagutwara umwana wawe ntabwo uzagira agahinda gakomeye. Mbona niyo nagutwara umugabo wawe ntabwo bizakubabaza. Niyo natwara inshuti yawe Jerry nta kintu byaguhinduraho. Ahubwo mbona kukwambika igisebo n'urubwa, ndetse no gutuma isi yose ikota ikamenya amabi yawe, aribyo bintu byonyine bishobora kuzagutusha ahantu. Rero Maya, nshaka kuzakubona wemerera isi yuko ari wowe wanyishe. Igihe ugenda muri iyi modoka nicaye iruhande rwawe, nkumva neza neza nafata nka bureki, ahera ko neza neza ukubita umutwe wawe kuri vura. Nafata imodoka yawe nkayishyira kuri speed iri hejuru, nkaba ari njyewe uyitwara, nakumva uvuza induru uri gutabaza, utabaza ngo bagutabare, bakinjira mu modoka bagasanga uyicayemo wenyine. Njye urumva nanjye nagufata nkakujyana ahantu nkakuboherayo, nkakuboha ukagumayo. Ariko njye nawe turi mu isi ebyiri kandi zitandukanye. Ufite ibyo ushobora kugukoraho, hari naho ubushobozi bwanjye bugarukira. Gusa Maya, reka twumvikane, kandi twumvikane ikintu kimwe cyonyine. Maya, witeguye kujya hariya ukatuza akanwa kawe ukabwira Tania ubugome bwawe bwose? Witeguye kujya imbere y'umugabo wawe ukamubwira ko ari wowe wari ugiye kumwambura ubuzima? Witeguye kuvugisha ukuri ukabwira abantu bose amabi yose wakoze uhereye mu buto bwawe kugeza uko ungana uko? Bitari ibyo ngibyo Maya, njyewe ubwanjye nzakwiyicira. Maya ati rero reka nkubwire, njyewe wowe uri kundeba ukananyumva, ariko njyewe ndakumva singureba. Turashaka kwiyereka se? Ushaka kundeba? Ahera ko agira ubwoba ati hoya, umukobwa uko sinshaka kureba, ntacyo njya numva ijwi gusa. Ati none se uri tayari kugenda ukicuza ukavuga ati ibi n'ibi narabikoze? Ntabwo uzabivuga. Ati rero reka nkubwize ukuri, ntabyo navuga, nta n'ibyo nzigera mvuga, bigomba kuguma ari ibanga. Sinkeneye kubona umwana wanjye anyaga, sinkeneye kubona umugabo wanjye anyaga. Noneho muramukazi wanjye mfite hariya witwa Lydia namukizwa n'iki? Umva, bisaba ibintu bikomeye bidashoboka. Ntabyo nakora pe, nzigera nkora. Ati Maya, nutemera ibyo byose, Maya, iyi modoka ndayikoresha icyo nshaka wicayemo. Umuntu uri buze kugutabara araza gusanga uri Mayiti.
urahitamo uhitamo kuvuga amabi yawe cyangwa se uhitemo urupfu. Uyu munsi najeje, niba wumva ugikunze ubuzima uraza kwera urugendo ubwire buri muntu wese kandi ubwire umuryango wawe wose, ubwire abantu bawe bose amabi yawe yose, uhereye ku mwana wibyariye n'umugabo wawe washatse. Ibyo rero niba utiteguye kubikora, njye nawe tugiye kubarana, ndakwambura ubuzima. N'ubundi kuri iyi si ubereyeho guhemuka, ubereyeho ubugome gusa, nta kindi kintu kikubeshejeho. Ntuza ko wari wapfuye mu mwanya wa Nina, abantu benshi bakabaye bakiriho. Nawe rero mbwira, urahitamo kuvugisha ukuri ntabwo ubundi iyi modoka yawe nyirokinge nindangiza gukoresha icyo nshaka. Muri yacu reka tuyisubikire ahangaha. Sema yarahitamo iki? Arahitamo kuvuga, barahitamo gupfa. Twese twibaza rero ni mu bice bizakurikira. Nitwa Warahemutse, yewe nitwa Atete. Kuri nijye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.